Ndagusuhuje ngo haye ikaze mu biganiro by'Ishyo TV kandi nkomeje gushimira mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu mudahwema kutwereka ko mubana natwe iteka no gutanga ibitekerezo ku nkuru zose tuba twahashyize. Jewe ndi Alani Claude ndabashimiye. Niba ari bwo bwa mbere ukireba Ishyo TV ibyiza nuko wakora subscribe, ni ryo jambo ritukura riri munsi iyi video urimo kureba. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa iryo jambo ni s'abonner. Numara gukora subscribe cyangwa se s'abonner ukande kuri iyo nzogera iri ku ruhande, ubundi ujye ubona amakuru yacu iteka uko tumaze kuyatunganya tukiyageza hano. Uzajya ubona notification muri telefone yawe kwereka ko hari icyo Ishyo TV imaze gukora. Ikaze. Umuyobozi ushinzwe umutekano yatwikiwe mu nzu cyakora Imana ikinga ukuboko. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu binababaje. Mu Rwanda hari ibintu tuba tutamenyereye ko byaba bikozwe n'umuturage wari we wese. Ejo bundi nakoraga inkuru ku myigaragambyo y'abamotari. Ni ibintu tutari tumenyereye ko hari umuntu wakigaragambya. Uko byaba bimeze kose dufite inzego zitandukanye zireberera umuturage. Nibwira ko abantu benshi bagakwiye gukoresha iyo nzira kuruta kuba wakora ibintu binyuranyije n'amategeko. Rimwe na rimwe bishobora no kuviramo ingaruka zikomeye zirimo gucibwa amande, gufungwa ndetse n'ibindi bihano. Ariko umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu we bahisemo kumutwikira nubwo hataramenyekana neza umuntu wamutwikiye. Ni Nyanza. Aha ni umugabo ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kamuvunyi, ni Kamuvunyi ya B ho mu kagari ka Nyarusange, ni mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Ari kumwe n'umuryango we baryamye bumvise inkongi y'umuriro bikekwa ko yatewe n'abantu bataramenyekana, ariko ibyangiritse byo ni byinshi. Hari mu ijoro rishyira kwa 13 Mutarama 2022 umushinzwe umutekano mu mudugudu witwa Mufora Ernest yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko ahagana saa 4 z'ijoro aryamye n'umugore we n'umwana ndetse na mushiki we babana yumvise umwotsi mwinshi uturuka ku kiraro cy'inka gisakajwe amabati. Nyuma yo kumva uwo mwotsi mwinshi yarabyutse asohotse asanga umuriro waturutse ku ruhande rwo hepfo ku kiraro cy'inka ndetse n'inzu babamo ishakajwe amategura yatangiye gufashwa n'inkongi y'umuriro ku ruhande rumwe rwegereye aho ikiraro cy'inka kiri. Umuriro waturutse ku rugo rwari rwubakishijwe imiyenzi n'ibishangara by'inturusu. Mufora yakomeje avuga ko akimara gusohoka yasanze ikimasa cyari kiri mu kiraro cyatangiye gushya ku maguru no ku matako inyuma, ahita agisohora mu kiraro. Ati muri uko gusohora inka nanjye nahise nshya ukuboko, gusa abandi bo bihutiye gusohoka hanze vuba vuba. Mufora yemeje ko mbere yuko baryama mushiki we witwa Karera yamubwiye ko yumvise abantu barimo banywera urumogi hanze, amusubiza ko ntabyo yumva. Bahise baryama. Nka nyuma y'iminota 5 yonyine nibwo bumvise umwotsi mwinshi usohotse. Hanyuma Mufora asohotse asanga urimo umuriro wafashe ikiraro cy'inka kirimo gushya ndetse n'inzu bararamo yafashwe. Ati navuye i Kigali abaturage barantora bangiriye icyizere ku buryo bigoranye kumenya uwantwikiye kuko nta n'uwo twari dufitanye ikibazo. Iki kinyamakuru kivuga ko cyamenye ko ibyahiriye mu nzu harimo imyenda, matera 3, umurasire w'izuba, ibyangombwa, indangamuntu, telefone 2 n'ibikoresho byo mu nzu n'ibindi. Ubuyobozi kandi bwahise bucumbikisha uyu muturage mu yindi nzu mu gihe hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye inkongi y'umuriro ndetse n'ababa babyihishe inyuma. Uriya muturage avuga ko kimwe mu bimubangamiye ari uko atari hafi y'amatungo ye kuko yasanzwe ari umworozi. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza ni Bwana Ntazinda Erasme yabwiye Umuseke ko Mufora Ernest yatwikiwe koko. Ikinyamakuru kiganira na Meya Ntazinda Erasme yavuze ko mu magambo ati twarabimenye habayeho inkongi y'umuriro hagati hagira ibyangirika, nawe ashya akaboko atabara inyana ye, ariko dushima abaturage batabaye ntashye burundu. Turi gukorana n'inzego z'umutekano ngo ababikoze babihanirwe. Hari abakekwa ariko
ntiwabavuga kubera ko iperereza rigikomeje. Abajijwe niba gutwikirwa byaraturutse ku nshingano ze, Meya Ntazinda yagize ati byashoboka ko bijyanye no kuba akora inshingano y'umutekano akabuza abakora ibyaha, byashoboka ko babikoze kubera iyo mpamvu cyangwa ari n'ubundi bugizi bwa nabi. Meya yavuze ko uriya muturage afashwa n'inkunga ihabwa umurenge mu gufasha abagizweho n'ingaruka z'ibiza. Yasabye abaturage kwirinda urugomo no kurinda ubugizi bwa nabi kuko bibashyira mu kaga, ufashwe arahanwa by'intangarugero kandi bikagira n'ingaruka ku muryango we n'ibindi byinshi. Ashimira abaturage batabaye kare, akabasaba gukomeza kurinda umutekano bafatanije n'inzego z'umutekano kugira ngo abantu bafite urugomo batahurwe hakiri kare. Aha ni muri Rwabicuma i Nyanza, aho umukozi ushinzwe umutekano mu mudugudu yatwikiwe inzu. Nk'uko bigaragara birashoboka ko byaba bihurirana n'inshingano asanzwe afite zo kurinda umutekano cyangwa se gukebura abagaragaraho kwitwara nabi, ariko nanone byashoboka ko byaba ari n'urugomo rusanzwe. Reka dutegereze turebe ikizava mu iperereza. Ntazinda Erasme yavuze ko barimo bakorana n'inzego z'umutekano kugira ngo bamenye icyaba cyihishe inyuma yo kugutwikira uyu mufora Ernest usanzwe ashinzwe umutekano mu mudugudu. Mu yandi makuru, umuvugizi wa guverinoma ya Somalia yakomerekeye mu gitero cy'ubwiyahuzi. Amazina ye ni Mohamed Ibrahim Mwalimu. Yajyanwe kwa muganga muri iki gitondo kubera ibikomere bikomeye nyuma yo guturikanwa n'igisasu cyaturitse kuri iki cyumweru. Mwalimu ubu ni umuvugizi wa leta ya Somalia, ariko yahoze ari umunyamakuru wa BBC. Igisasu cyaturikiye hafi y'urugo rwe kimugeraho ntiharamenyekana ubyihishe inyuma, gusa televiziyo ya leta yavuze ko iki gisasu cyaturikijwe n'umwiyahuzi. Al Jazeera ivuga ko umufotozi wayo yabonye ibice by'imibiri y'umubiri w'umuntu hanze y'urugo rwa Mohamed Ibrahim, we akaba yari yajyanywe kwa muganga. Umuvugizi wa polisi ya Somalia Abdafat Aden yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko umwiyahuzi yashakaga guhitana umuvugizi wa guverinoma ubu yajyanywe kwa muganga arimo aravurwa ibikomere yatewe n'icyo gisasu. Iki gisasu gikurikiye ikindi cyahitanye abantu 8 mu minsi mike ishize, cyo kigambwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab cyagabwe hafi y'ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere n'ikibuga mpuzamahanga. Somalia imaze igihe mu mpaka zishingiye kuri politike, aho hari ubwumvikane buke hagati ya minisitiri w'intebe Mohamed Hussein Roben na perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed akora itangazamakuru yabwiye BBC ko bisa naho impaka hagati ya minisitiri w'intebe na perezida zabonewe igisubizo. Abakuru b'ibihugu by'akarere ngo basabye ko amatora yazaba mu minsi 40 uhereye ku itariki ya 15 Mutarama 2022. Ngibyo rero by'umuvugizi wa guverinoma wari ugiye guhitanwa n'abagizi ba nabi, mu gihe bigaragara ko nyine hari ubwumvikane buke muri kiriya gihugu cya Somalia, aho perezida na minisitiri w'intebe batajya imbizi mu bijyanye no gufata ibyemezo ndetse n'indi mibanire ya bombi. Reka nshimire mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro n'inkuru zacu tuba twabateguriye. Yarani Claude Nzamuramba, reka mbashimire kubw'umwanya wanyu muduha musangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu ziri hirya no hino, ubundi tujye tubana kenshi gashoboka. Reka mbashimire, nkomeze mbifurize kugubwa neza. Bye bye, reka tuzasubire ubutaha.